murakoze murakarama Benedicte havuga Imana muraho nkuko bamaze kubitubwira uyu ni umunsi wacu wabashishije akanguye umuntu ibintu bita usheshe akanguye ni umuntu umeze ute utangiriye ku myaka 65 kuzamura hejuru uyu munsi wacu rero kuwushyiraho ni ukwiyegere ni ukugira ngo twungurane ibitekerezo kuko turi inararibonye kandi n'urubyiruko ntirukomeze kudusuzugura ngo twavuye kuri mode kuri sise tukanabaganiriza rero tugashyuha tukamenya ko turi kumwe nabo tukabagira inama ahasigaye u Rwanda rwacu tugatera imbere. Arakoze perezida wanyu bigaragara ko mwatoye umuntu ubishoboye kandi ujijutse n'umuhanga cyane. Arakoze nkomeje avuze ko mushaka kwereka abasore ko mushyushye ko mufite imbaraga ko muri narabibonye ko mugifite imbaraga zo gukorera igihugu buriya mwabitwereka dije kirakarimbuka kabasheshe kamwe turebe uburyo imbaraga zanyu zihagaze niba kuko mukibasha gukorera igihugu reka turebe uko mugiye kubyerekana. Murakoze. Murashimishije pe maze kujyana raporo nziza mu Kinyakadiho murongeye marasetse ibintu bitatu mugomba guhora muzirikana. Abantu bakuze mu gihugu ni mwebwe abato bavomaho umuco. Ndagira ngo rero mujye muhanura mwigishe muteshe kugira ngo abato bafite inshingano yo kubigiraho tubizeremo abanyarwanda b'ejo hazaza beza. Icyo ni cyumvikana. Mudufashe rero gusigasira umuco. Icya kabiri
mwebwe tubafata nk'abahanuzi, abajyanama. Igihugu gifite abakuru kiba gifite umutungo ukomeye, muba mwarabonye byinshi, muba mushobora gutanga impanuro n'impuguro bifasha abakiri bato, bifasha igihugu muri rusange. Siko bimeze? Igihugu cyacu rero kibafitiye icyizere, namwe nimukomeze icyo cyizere mugisigasire, dufatanye kurerera u Rwanda rwatubyaye rukaturera rukadukuza, natwe turuteze imbere uko dushoboye kose.